amwe mu magambo ye rero yavuzwe n'uyu mugabo Escobar Pablo, abenshi bifuje ko nayagarukaho, yasabwe n'abantu benshi mu nzu y'ibitabo. Nawe unyumva nonaha, reka dukurikirane amagambo yavuzwe n'ikihebe Ibandi. Pablo yaravuze ngo abanyabwenge ni babandi bahora biyerekana nk'abasazi. Yaranavuze ngo ntabwo ari abantu bose bazi gukunda imbwa, ariko imbwa yose burya ibizi gukunda umuntu. Yaranavuze ngo umuntu wese afite igiciro, icyangombwa ni ukumenya icyo giciro icyo ari cyo. Pablo yaravuze ngo kubeshya biba bikenewe mu gihe ubona ko ukuri bigoye ko kwizerwa. Yaravuze ngo iyo umara umwanya munini uhangayitse, bituma ukoresha ibitekerezo byawe ku bintu udashaka. Ni nawe wigeze kuvuga ngo ingoma zose, ubutegetsi bwose buri ku isi bwaremwe n'amaraso n'umuriro. Ubutegetsi bwose bwo ku isi kuri Pablo abufata nk'aho bwabonetse habanje kumeneka amaraso. Ikindi ngo bwabonetse kubera urufaya w'umuriro. Pablo yaravuze ngo ntugatekereze ko uzabona igihe nyacyo cyo gukora ibintu runaka, ahubwo jya ufata buri kanya kose ubonye ugahinduremo igihe nyacyo. Pablo yaravuze ngo ibyo ukora buri munsi bifite akamaro kanini kuruta ibyo ukora buri gihe. Yaranavuze ngo ushobora gusimbuza ibintu byose, ariko ntushobora na rimwe gusimbuza umugore n'abana. Burya umugore mwabyaranye kugira ngo umusimbuze biragoye. Niyo umusimbuje amaraso aragukurikirana. Pablo yaravuze ngo mu buzima icyo udakwiye gukora ni ukumanika amaboko. Aranavuga ngo umuntu wese wizerera muri ya mvuga igira iti abumwe agatukisha bose, uwo nguwo ngo aba ari umuswa. Ba bantu barebera umuntu umwe mu bantu benshi. Yego mu bantu bose harimo abantu bose, ariko mu muntu umwe ntabwo harimo abantu bose. Pablo yaravuze ngo rimwe na rimwe numva ameze nk'Imana. Iyo ntegetse ko umuntu yicwa, ntashobora kurenga uwo munsi. Yaranavuze ngo ntabwo ndi umukire, ahubwo ndi umukene ufite amafaranga. Pablo yaravuze ngo nahitamo kuba mumva muri Colombia kuruta kuba muri gereza muri Amerika. Yaranavuze ngo igihe cyose wisanze uri gushidikanya ku hantu ushobora kugera, ujye uhita ubanza wibuke kure cyane wavuye, wibuke intambara zose warwanye, wibuke ubwoba bwose watsinze, ukomeze urugendo. Nutangira gushidikanya ujye ubanza wibuke ahantu waturutse. Pablo Escobar yaravuze ngo kugira imbaraga ntibisobanura guhohotera abakene. Ni ijambo ryiza yavuze. Nawe yashimangiye rya jambo rigira riti nuramuka wisanze wenyine mu mwobo, ikintu cya mbere ukwiye gukora ni uguhagarika gucukura. Pablo Escobar yaravuze ngo intego y'intambara ni amahoro. Nawe yararishimangiye. Aranavuga ngo mu rugamba rw'ubuzima burya ugomba kumenya ko hari igihe cyo kurwana, hakaba n'igihe cyo gukoresha ubwenge. Niba ufite inyundo akaba ari cyo gikoresho urwanisha, ntugatekereze ko ibibazo byose ari imisumari. Ntabwo ibibazo byose bisaba imbaraga kugira ngo bikemuke. Hari ibibazo bisaba ubwenge. Ujye umenya gutandukanya ibi bihe byombi. Umenye igihe cyo kurwanira ibyawe, umenye n'igihe cyo gukoresha ubwenge. Izi tekinike zombi ugomba kuzikoresha mu buzima. Ntugahora urwana gusa, hari aho urwana kandi hakenewe ubwenge gusa. Hari n'aho ukoresha ubwenge kandi hakenewe imbaraga zo guhatana. Hari uburyo ukwiye kwiga mu buzima ukamenya aho gukoresha ubwenge hariho, ukanamenya aho gukoresha imbaraga hariho. Pablo yaravuze ngo ugomba kwiyubaka ku buryo umwanzi wawe nta kindi agukeneyeho uretse amahoro. Kora ku buryo umwanzi wawe nta kindi agomba gukora uretse kukubaha no kugushakaho amahoro. Pablo yaravuze ngo nta muntu wifuza intambara cyane cyane iyo atekereza ko ashobora kwitsindwa.
ni nawe wavuze ngo ubuzima bwuzuyemo ibintu bitungurana, ibyiza n'ibibi birumvikana. Ntuzitege ibyiza igihe cyose. Ni bya bindi mbabwira ngo niba duhora tuvuga ko ibyiza biri imbere, ntitukibagirwe ko dushobora no kuba twarabisize inyuma tutabizi. Buri gihe ujye ugira amakenga ku hazaza, kandi uhorana amakarita atandukanye yo gukinisha. Pablo mu magambo yose yavuze nasoreza kuri aya ngaya. Yaravuze ngo mu bucuruzi bugezweho ntabwo umunyabyaha ari we ugomba gutinywa cyane, ahubwo ukwiye gutinywa ni wa muntu w'inyangamugayo utazi icyo akora, utazi ibyo arimo. Hanyuma mu magambo yose Pablo Escobar yavuze nasoreza kuri iri ngiri. Yaravuze ngo amafaranga yanduye aboneka mu bice byose by'ubukungu bw'igihugu. Ahangaha yaharaniraga inyungu ze birumvikana. Bari bamaze kumuca bavuga yuko amafaranga ye aturuka mu bikorwa bibi. Harimo n'abantu bizera ko nta mafaranga yanduye abaho.